Hey, uri kurya ibintu byo mu mwanda. Ibi ntabwo ari umwanda manje. Ni umwanda dore biri muri Kubera. Ushobora kuba wahaze ariko njye ndashonje bimwe bikomeye cyane. Ariko ntabwo wakaba urya ibintu byatakaye. Rero n'udushisha noneho ndimo kurya. Okay, reka nkubwire sibyo? Basi bijugunye ndakugura icyo kurya. Bijugunye ngura icyo kurya. Ari icyo bitwaye. Banza bijugunye ntabwo wari imyanda. Bo wabwiriwe. Ntabwo ko byiza sasa. Amafaranga asa nayise. Akiri ujya gushaka icyo kurya. It's okay, nta kibazo. Mereza ibyo ngibyo ni imyanda. Mabuja, reka njye tuno capati hano ndagenda ngure mu tundi tuntu. Shani neza mabuja. Good kabisa. Kuchana nakastuzanye ese mabuja. Nakastuzanye. Usangabye. Turabureka kabisa. Abakoze no kuri dore. Abakoze imihanda yari imaze gukomera kabisa dore twe tumeze nabi. Murashaka kubarangisha. Sima mabuja byo birimo amafaranga muwe buryo ko twumva nta kintu kirimo. Ko numva nta kintu kirimo nubwo ari ugiye kutubwiye ngo ugiye kuduha akazi. Sari birenze birimo kubereka kamubwira. Tukakubwira. Shama bushaka mubwire. Ubu buryo tumeze inzara imeze nabi nta kintu twavuga nta kintu tumariye kabisa. Kumva ko nagara akazi. Nakore bizima wallahi. Cyanaje muragita abasari banje. Ntarebe sibyo tubigira ikibazo. Turabikemura. Ariko nyine ndashaka kubanza kubereka. Sibyo? Ntarebe. Mubuje amafaranga mbere ni yavuga. Ko ntago twavuga. Akagikunda amafaranga kirakiye. Cyane wala kintu twavuga byanze. Wavuga inzara yo kugutema amara wowe. Okay, reka kwereka ko tubikore gutya karara afite udufaranga. Umva staho. Amafaranga wala. Nabona naho watangira kuvuga. Icyo kibazo kuvuga kabisa turagura. Icyeza rifite n'umuntu ushaka kubereka ukabwira ko bavuzi ahari cyangwa se ahaherereye. Sibyo? Nta kibazo, atwereka tukareba.
bwereke n'abarebe. umusore kuri umwana mwiza kuki warya ibintu byaturutse muri puberi sinkwaye amafaranga si uragenda ugure ibyo kurya uteye kurya ariko ibyo ngibyo bireke n'umwanda turamwereka ahubwo se ugira akazi nta kazi mfite mabuja ahubwo se ukuntu ushaka ko mutwaza nagutwaza n'iki gikapu ariko nta kibazo ubwo mukozi nta kibazo ntabwo nawe nkugoye se ntabwo waba ngoye ariko mfite ahantu uri kubakisha uramutse uzi ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi naguha akazi ntugire ubwoba nari umwinjiniyeri ntarakira shuwa urabizi neza ndabizi gutya nari umwinjiniyeri nize amashuri yanjye yose ndashaka umuntu ubizi neza ku buryo ankorera ibintu uko mbyifuza nta kibazo mabuja nta kibazo noneho nta kibazo mwaza tugende nkwereke ahantu nkorera hanyuma nkwereke ko akazi gapanze kose sibyo ukora umubyizi cyangwa mu bihembo twese akazi kose uri bumwe ndakemera ntacyo utwaye nta kibazo wowe ntugire ikibazo sibyo nta kibazo tugende nta kibazo umuntu ukora asa nk'ahantu umuzi uramuzi kabi turamuzi hano ruguru icyo mbemberera noneho ndashaka ko ujyana ahantu runaka narebe kabisa vuba vuba watwishyura cyangwa mwamunzanira twamukuza natwe tukajya kukwereka aho ari wamara kumubona twe tukigendera nicyo mbemberera narebe kabisa noneho turajyana mujye kunyereka ahantu ari sibyo hari ikibazo mabuja nakora amafaranga rwose ni make amafaranga ntabwo yadagurutse hano shira kandi kantu rwose shiraga mu bibarayi ariko twakurangira ahantu ari kurangirayo rwose aha ni make pe ari hehe ngamubwiye turakurangira barayi tambika hano hirya ukomeze gatoya uhita ureba ahantu ruguru y'umuhanda urahita umubona oya ni hari niho twamusize igipangu cy'umutuku naramuka nsanze naho hari ndaza bariki oya ntari wowe uramusanga mabuja n'ukuri kw'Imana franga yanjye aravuga ndaza bariki nta kibazo mabuja naho twakubeshya kabisa okay sawa ntari bitsaso neza ntari kabisa zari bikomeye turahariye kabisa turahaba akaba barayi byaranze kabisa use ntabwo nagejeje umwanya munini oya ntabwo mabuja ukazi se kaba ari akazi papa wambwiye kuri bumwe akazi nari nzi ko nagutindiye oya nta kibazo mbona stress gusa unihanganire ahubwo ingofero wayikoresha kugira ngo bitaza gusa ingofero yivanyeho cyane abakozi bakora ngaha baba bazihasize barazisiga niyo mpamvu nyine numvaga ariyo wakoresha kugira ngo bitaza kuguhanikira mu mutwe rero ahantu nakubwiraga gukora ni kuri rino ruhande urabona hari ahantu haridutseho sinzi nimba uri bukoreshe sima nimba ari umucanga ntabwo nzi ukuntu uri bubigenze ndakubwira wowe kubera ko uko imvura igwa hagenda hatenguka nta kibazo ntacyo bitwaye sima se si ihari irahari twakora nta kibazo nakora igikapu cyawe nakoze ariko mabuja harimo akantu nabonye kawe agaki se kandi akantu kavanye muri bya byo wagize mana yanjye umva nkubwire iki ngiki nta kintu kimaze iriya nyana y'imbwa se ubundi impeta se icyo nta kintu kivuze kubera se rekana nabyo iriya ni wayifata se nkajya nkiyambaye yitwara ikoresha icyo ushaka gusa icyo nakubwira cyo ni uko wabishukunya kubera ko irimo imyaka myinshi mabuja noneho reka njyewe nitangirire akazi ngewe nguha akazi ngewe wakora natangire yawe watangira nta kibazo ubwo turaza kuvugana usoje bebi ni ntuhoreho urashaka iki urifuza iki
ubwiye umutipe se akaba aduhaye akanya kugira ngo byanjye nawe tuganire. Niba Chris, bishoboka. hari ikibazo nimba Oya, nta kibazo kanitangirira akazi. Miss baby. Why? Urifuza iki? Urashaka iki? Remember, I'm sorry. Takwinjiza babaye, sibyo? This is yours. This is mine. Ndagwe kingi mbikeneye. Ibi ngibi birahindura iki ku makosa yose? Seriously? Ibi birahindura iki? Urumva biri bunyibagiza ibintu byose nabonye nesha amaso yanjye. Okay. Ariko aho ngimbwa ko. Baby ndakumva cyane pe. Nyuma y'ibyo mbonye uri gukora, ibi ngibi nibyo waza kundata imbere. That was a mistake. Kandi wanyumva. Ihangane ngusobanura ndabizi uranyumva. Gosobanura twumva. Abona nuko nari nanyweye. And then Numukobwa ni inshuti yanjye bisanzwe. So nanjye nashidutse byabaye ariko I'm sorry. Sorry. Urumva ari ryo jambo ryo nyumse ryo kumbwira muri kampani. Hanyuma nyuma ya sorry akurikiriye iki? Hey, we love each other, sibyo? Ntabwo you love me but I don't love you anymore. Nyuma y'ibyabaye byose ntutekereze ko njyewe nakongera kumva mufite imbabazi cyangwa imwe. Ako se baby ubu tuvuge ko akantu gato yakabaye ariko gatumye unyurira gutya. Akantu gato yakane akantu gato. Akantu gato yakabaye gatumye nkuzana gift ujugunya nk'amabyi wowe. Gusa umukobwa nakantu gato. Gusa nguri kunshitinga nakantu gato. So what if ndi kugusaba imbabazi ufite ubwenge wowe? Uje hano wabaye. Nta kintu cyabaye man wese ubira mu kazi kawe. Boga. Nimvira uyu muvuna muhito. Kuri mu gutonga na boss. Nta kintu cyabaye subira mu kazi kawe. Siko bimeze. Ubu mabuja wanjye urumva hagize ikintu kimubaho nta mafaranga yawe. Sinshaka kongera kubona amaso yanjye igenda. Mbabarira. Ntongera gusubiramo inshuro ya kabiri. Mabuja aravuze ngo mva mu maso ugende. Sinyigukeneye byanjye nawe birangira aha ngaha. Mabuja musohorese. Nyamara uzicuze. Uragenda cyangwa bagusohore. Nyamara uzicuze. Chris. Ntabwo mukeneye hano. Boss. Igendere nta kibazo. Nshobora kuva hano nkagenda. I said. Urandeba iki? Wankora iki se? Akira. Dore n'ibyawe akira. Akira umwanda wawe. Mabuja bari nta muntu ntorera ntabwo yakora. Niwe nyiri ino meta. Yewe. Umva fata n'imeta yawe sha. Kansubira mu kazi none. Umutwaze ikintu kiko. Mana yanjye. Chris! Sigurdi nako. Chris! Simani umuntu ari kugamagana ntabwo ubumva. Numvaga nuko nari kano akazi hano. Numva nagiye ahandi hari haruguru mbura akazi. Ariko nawe n'umumabuja mwiza meze neza. Amakazi ngo hano meze neza. Agiye kugufasha iki? Yamaye akazi ndimo kubaka ahandi ndimo ndimo gusana hano mu nzu. Chris, uzimubwire ntabwo nkeneye kubana nawe. Nukuri kandi ntabwo nkeneye kubana n'umuntu umeze nkawe. Hano sabaye. Ziba, habaye iki sabaye? Ntabwo nkeneye kubana nawe kandi ubyumve ibyo ndi kukubwira. Ukurugutira ibyo bitwi ubishyiramo neza ubyumve. Ntabwo nkeneye kubana nawe. Sibyo? Nisibe nko kumbwira nawe urimo guturuka kumuka. Nyine she wanjye hano ngiye gukorera amafaranga menshi nimugoroba turarya inyama. Inyama urarebye ugasanga arizo ndaririye.
nizo ubonye ugasanga arizo nkeneye aka kanya. tumaze nk'amezi 3 tutazirya numva ko rero Ongera wumve icyo ndi kukubwira, ntibice muri uku gutwi ngo bisohokere mu hano, bicemo ubifate neza. Singikeneye kubana nawe kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, singikeneye kubana nawe. Nimbwa imeze nkawe gusa, ubundi ubona ari nde mukobwa wakemera? urimo kuntuka ariko urimo gukomeza kuntuka kandi ntabwo ari byiza. Siko ndi umugabo wawe ariko ariko urumva ukuntu bayigize umwana mwiza. siko ndi umugabo wawe. Kuba uri umugabo wanjye ntabwo ibyo bindeba. Nicyo ndi kukubwira, singikeneye kubana nawe. Basi ubaha ko ndi umugabo wawe. Yego nagukeneye kubana nanjye wenda kuko hari utubazo tumwe na tumwe dufitanye, ariko kuko nimugoroba ndi buze gutaha ibaze yo nina nkabona nashyira mu rugo rw'umugore wanjye isimbwa, urumva bibuze kuba ari byiza. Shaka kumva ibyo ndi kuba baranyirukanye kuri kariya kazi ntabwo kariya kazi ariko nari kandi ngombwa sibyo, nakandi nabona n'utundi tuzi kandi si umugabo w'inoza, si umugabo w'umunebwe. Ndakura usigiye cyose niyambuye ibintu byose ndimo gukora akazi kose mbona. usigiye cyose ugishize umfashe iki? Niki kintu kigaragara waba uvuga ngo umfashe? Sibyo uri kuzundatira nakazengura ndaguha inyama. Niki ibyo n'ibyo uri kumbwira? Rana biri buze kumfataho ngewe. Niko naho bakubwiye. Shiri ndi umugabo wawe nyuba. Okay? Ndi umugabo wawe nyuba. Urimo kunyumva neza? Ntabwo ndi gukumva. Ndi umugabo wawe nyuba. Umugabo? Kandi nuko nubaha igitsina gore. Wowe kuva ku kirenge ugera ku mutwe nta bugabo ufite. Ntabwo uri umugabo. Ubanza waherekeje icyo koze abandi bagabo muri Kigali. Nibo waherekeje, ntabwo uri umugabo wowe. Umugabo utabasha kwita ku mugore we, umugabo utabasha guta. Ariko zikari atari umugabo ushobora gusuza gutyo undi mugabo yagukubita. Iki? Zikari undi mugabo yagukubita. Agubita sambaza iki? Ngo none wibeshye unkozeho n'urwara. Uri kuva ngeraga uwo ntabwo uri umugabo mani, ntabwo uri umugabo. Ntabwo uri umugabo. Gusa icyo nakubwiraga cyo nuko nshaka gutandukana nawe bikarangira. Bikava mu bikorwa bikajya no ku munwa hose bikavayo. Nimba ariyo mahitamo yawe. Yawe yugukunda. Ntabwo yugukunda habe n'isegonda na rimwe. Nose urashaka iki? Urifuza iki? Ndashaka kutakomeza kubana nawe, ntabwo nkukeneye. Wambaye impeta yanjye sibyo? Tumaze igihe kinini tubana, twarakundanaga mwana. Ndagukunda kandi. Impeta y'icyatanu wampaye? Si impeta yawe ushaka se kera? Gifate nyine singiyo se? Ibintu byawe byose do akira. Niyi wampaye akira ndabiguhaye. Byose ubitware. Ntawe unyikomeye. Sinkeneye kubana n'imbwa nkawe. Rero ntabwo wakubwiye ko urimo gukora ibintu bintu sibyo? Tumaze igihe kinini dukundana. Ntabwo nakemera kubana n'imbwa nkawe. Ana ntabwo wakwiye Chris. Ahura. Wase ndiri kugukabakaba. Urimo uragukorakora. It's okay. Kumbi uba wirirwa mu bantu b'abagore gore. Oya, ntabwo ari kubitekereza ari byo. Ko mbite ibyo nse nari kubona ni ibiki? Nanjye mba mfite ishingiro. Basi bimenye biko nari imbwa. Iki? Mva ngire madam. Ahangaha ni iwanjye. Wiza kuntera induru wanjye no kumvogera. Ndavuze ngo genda. Inzira kuzanyura yizi witeza akavuye hano. Ibyo yakora byose umenye ko narubanjemo, sibyo? Ibyo uvuga byose bivuga yavuye hano. Narubanjemo. Ikindi kintu ngiye kukubwira cyanyuma, umenye ko nyuma ya saa sita uri buze gufata gatanya. Kandi turaza humura. Iki? Turaza. Gusa uko wangu wari umugabo ufashe koko. Ndavuze ngo mbare kabiri wamviriye hano. Rana. Biza guteza. Naragukubita. Vanga ugenda. Hey! Niki tumvise? Nzaza mu kazi k'abandi genda. Ngurakunze rafite umugabo. Ehe! Uzaza urebe bankatwe twese. Ahura nyine ni kuri yawe ibonye. Ni secret. Ntavuga icyo uriya mukobwa.
Numukobwa nawe ntabwo ari umukobwa uriya n'umugore wanjye. abanaga Ya, turabana mu nzu. ibintu bya divorce. Ya, turabana mu nzu ariko nyine byaramunaniye kuko kubana nanjye nta kazi mfite. Mu mezi 3 ashize nabuze akazi kanjye. Nabuze akazi kanjye guhera icyo gihe ntabwo tubanye neza. Akaba ari waje kwirebera kugira ngo aguhe divorce. Ya, ngo nyine yararambiwe. Mise nakosa waba baramukorera inde? Oya, ni ubukene. Ni ubukene ariko ntabwo nagira nyine kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza mu rugo ariko ntabwo ajya byumva. Ubukene gusohoka gutandukanye n'umuntu mukundana mubanye imyaka ikajya umbwiye? Amezi 6 nibwo nta nubwo utagira ngo ni n'igihe kinini. Twakoze ubukwe nari meze neza nuko naje gukina nyine nyuma bitewe n'akazi kanjye kabuze. Ingo zikigeze zabaye zite? Nta n'umwaka muramara mu rugo mumeze nko mukiri muri honeymoon. Niyo mpamvu bajya Ese gwa divorce. bavuga ngo umenya neza umuntu ugukunda biri mu bukene. Biri mu bukene kumenya umuntu ugukunda. Kuriya. Hangana nyine. Yabibaho. Amabuje nta kibazo n'undi maze kumukorera ibyo ashaka. Ibaze ko guhera icyo gihe nta n'igikorwa cyo mu buriri twakora. Hari umwana turagira se Ngo narabukabije. ya Bigapfira hehese kuri we ariko cyangwa ni wowe utamubonera umwana. ngewe kandi mama ari kumbwiye ko nta kazi ngira nkora nyine ibiraka gutyo. Ntabwo rero nabura umwanya wo kwita ku mugore wanjye. Wasanga nafite wenda undi ku ruhande. Ntabwo wambwira ngo ubanye n'umuntu amezi agira muri 6 nta kintu murageraho neza. Ibyo ntabwo byumvikana. Gusa nyine ni iby'abagabo. Gusa nyine ngo ni iby'abagabo. Abamenya. Ya, Ngo ibyago bigwira abagabo. ibyago bigwira abagabo nyine. Bose babonye n'abagore birabagwira. Ese byangwiriye. Mabuje nawe nakubonye ngo Subizi. turi mu gatebo kamwe. Ati mu gatebo kamwe nta baseku ndite. Yego. Ngo zikigiye ni hatari. Rero nanjye kanikomereza akazi nta kibazo. Nyine gukomera uranganye ndakumva cyane. Ndazenda kujya kumureba namuganiriza ndaraza kunyumva. Natanyumva ndamukorera ibyo ngibyo yifuza basi agende abeho amahoro ukayishaka. Mu mwanya wasanga afite impamvu wenda gusobanura. Mushaka uburyo mwabashyira ku murongo. Ntabwo divorce ari cyo kintu. Kandi nanjye mu gihe aramusa kubabariye ndansaba kubaza. Nabikoze kugira ngo hari ukuntu nabonaga nyine utameze neza. Hano mubaye nimba nabyakwana. Oya, ntabwo byambangamiye mabuje buriya wamwe nanjye mu gisebo. Mu gisebo. Basi wenda yabonye wenda yuko atanyitaye abandi babasha kumwitaho. Hangane. Mbesure mu kazi. Kanisubire mu kazi. nari ngarutse rero y'amasaha wari wamaye bari bambwiye ngo ngaruke saa 7 none ndagarutse nagira ngo uduhe gatanya nicyo cyifuzo nari mfite yego ko ntabwo nabyanganira nyanganya amezi 6 yose mbana n'uyu muhungu umukene w'umutinde gasane utashe no kutabona na bakisahara izirikisha umukobwa ntabwo byakunda kandi njye mfite ejo hanjye heza nta kintu rero yambaye ubu se ureba n'ishati yambaye ubu ntabaza hano yayanuye ahubwo ushaka kumva mu kanya bari kuza kubaregera njye rero icyo nifuza ni ukujya mu beda gatanya dutandukane n'uyu mutindi gasane n'umusatsi urora ndamwanga ni umukene ku rwego aba ari no kwihonyorera inda muri box none se wabonye gutandukana ari wowe mwanzuro mwiza ufashe kuko ndumva wakunze kubugerageza amezi 5 ntabwo ari menshi oya ariko reka mwibarize bana nabona bakundaga nose kunkunda no kumfasha nabi bihuriye nese ko ikintu ukunze byo bigezaho si njye ndi kugusebya he undi kuvuga ko itari
hari uri kukuvuga ko utari yego ndakennye ariko oya mutuze mwiterana amagambo ariko rero inama nakugira ngiye reka mubwire numvaga gutandukana atari umwanzuro ntabwo amezi 5 ari ikintu kinini wakomeza ukagerageza wenda ejo byakunda uri kuyakura ni amezi 6 maranye n'uyungu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu ntabwo mana yanjye ariko urabiziko narimo gushaka akazi basi ariko gushaka akazi uzajya uhora ugashaka buri munsi mu mezi 6 ubayeho nta kazi ufite ntabyo kurya umuntu abwirirwa akabura njye na ajone ntabwo byakunda ariko urabiziko narimo gushaka akazi ariko amezi 6 yose ashize wiri gushaka akazi ntabwo ujya ukabona si ukugenda akaguhemba icyo gihumbi ngo wakoze ariko narimo gushaka akazi keza rero nawe kwemera basi ukanyihanganira amezi 6 niyo gutandukana koko siko nanya ko atakwihanganira cisha make rwose reka nkugire inama ni ukuri urahubutse amezi 6 nibwo mwari mumaranye mwubatse yego urahubutse amezi 6 bibaho kuba umuntu yagira ubukene ni ibintu bisanzwe bibaho ndumva rero atari umwanzuro akagombye kubanza kubitekerezaho neza ahubwo njye numvaga ari nk'imyaka 6 aya mezi 6 twe tubanye numvaga ari imyaka 6 nawe ubwawe uca aho ngaho muyobozi ntabwo wakihanganira umusore umeze gutya uzi umusore n'amazi iririzi iri ngiri tuvoma kuribona aba ari intambara ariko rero nawe kujya kuminsi bye zananditsenye basi ngira amahoro icyo ngicyo voilà bidukorere vuba niba ari umwanzuro nta kibazo niwo mwanzuro nta nubwo nakisubira nta n'ikindi kintu nibyo biruzuye byose rwose nabipakiye ntandukanye n'aka gasore k'agakino uzajya umbona ndi muri vewuzi nawe uzagenda ushakamo muri mu rugero rumwe madako mbona nawe utoroshyera aha nawe ari wowe ntiwakoroha ubu rero wishingikije kari agakobwa ubu niko karimo karagusha ariko madacisha make ariko bari no mu rugero rumwe so wareka basi nkamusinyira nkigendera uko kari kukoshya nuko nyine muri mu rugero rumwe kuko cisha make ubwo nyine mukora icyabazanye ndumva ari uko ndumva ari ibi so ushaka wajya agatanya haha bakugeza n'abanditsi nanihuse kirasini uyu muruho njye sindangije none se ko ubona nyine umugore wawe yakunaniye nta kindi ngo mwabiganiriyeho nta inama nabagire mwazanze nta kibazo neza none uzagira ibihe byiza byagira ibihe byiza n'ibishakira ibyiza abikomoye sawa madamu we